Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kubagazaho ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 22. Uzirukanwa mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamare ibihe 7 umeze utyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, ikabugabira uwo ishaka wese. Iki gitondo cy'uyu munsi natekereje kuri iri jambo riri mu gice cya 4 cy'igitabo cya Daniyeli. Daniyeli niwe wanditse iki gitabo, kandi ari i Babuloni. Aha twasomye n'inzozi umwami Nebukadinezari wari ukomeye yarose. Amaze kurota inzozi zimuhagarika umutima, ntiyamenya uko zisobanurwa. Ahamagara abanyabwenge, abakonikoni, abapfumu, abacunyi, ahamagara abantu bose abarotorera inzozi. Amaze kubarotorera inzozi, arababwira ngo cyo rero nimumbwire ico izo nzozi zisobanura. Abanyabwenge b'i Babuloni, abakonikoni, abapfumu, abakarudaya n'abacunyi baraza, bananirwa gusobanura izo nzozi. Ariko hakaba Daniyeli, uwo yari yaritiriye imana ze, amwita Belteshazari, amurotorera izo nzozi. Ariko aramubwira ati, yewe Daniyeli, umutware utwara abatware, umutware w'abakonikoni, aramubwira ngo nzi ko muri wowe harimo umwuka w'Imana ze. Uwo mwuka w'Imana aba muri wowe. Aha hatwereka ko Nebukadinezari yari azi ko muri Daniyeli harimo umwuka w'Imana. Iwe akazitiranya n'ibindi bigirwamana, ariko harimo umwuka w'Imana. Amenye ko mu mwuka w'Imana utajya uhishwa. Kubera Daniyeli afite umwuka w'Imana, nta na kimwe atahishurirwa. Aramubwira ngo mbwira ibyo neretswe mu nzozi ubinsobanurire. Aramubwira dore ibyo narose. Ku gice cya 7, ku murongo wa 7 nako, igice cya 4 umurongo wa 7. Aravuga ngo nabonye igiti kiri mu isi hagati, uburebure bwacu mu bwari bukabije. Icyo giti kirakura kirakomera, ubushorishori bwacu ngo bugera ku ijuru, kitegera aho kumpera y'isi hose. Ibibabi byacu byari byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo
harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, inyamaswa zo mu ishyamba. Inyamaswa zo mu ishyamba inyamaswa zo mu ishyamba Bibiliya iravuga ngo zahundagaraga mu gicucu cyacu, ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacu, kandi byari bifite imibiri byose byatungwaga nacyo. Nebukadinezari yareretswe, ahabwa ishusho nyayo y'igiti, abona ni igiti gifitiye akamaro abantu bose, ari igiti gitunga abantu bose, ari igiti abantu bugamamo. Ndetse ngo ararota ngo abona uwera abona uwera utandukanye, ufite ububasha kuri icyo giti. Ngo uwagize umurinzi ngo aramanuka ava mu ijuru, aramwerekwa, ararangurura ati tsinda icyo giti, ugikokoreho amashami, ugihungureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacu, kugira ngo inyamaswa zikive munsi, kandi n'ibisiga bive mu mashami. Ariko igishitsi n'imizi yacu, ubihambirize ibyuma n'imiringa, ubirekere mu gitaka, ku bwatsi bwo mu gasozi, kugira ngo kije gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane, igico giti kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo mu gasozi. Maze umutima w'icyo giti we kugumya kuba k'uw'umuntu. Yari yanasobanuriwe, igiti kiye kuguma kugira umutima, ahubwo gihabwe umutima w'inyamaswa, kimere gityo ibihe birindwi. Iki gihano cyategetswe n'abarinzi, gihamwa n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho, yari yanasobanuriwe, abakiriho bamenye ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwo ishaka, ikimika uworoheje hanyuma ya bose. Izo nzozi nije umwami Nebukadinezari wazirose, nuko Belishaza cyo zinsobanurire, ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanje batashoboye kuzinsobanurira, ariko wewe urabibasha, kuko umwuka w'Imana zera ukoremo. Iyo ni detail y'inzozi Nebukadinezari yarose. Yarazirose, arazibuka, arongera kandi arazivuga. Daniyeli ngo azumvise arumirwa, ahagarika umutima. Umwami abwira Nebukadinezari ati, yewe izo nzozi zinsobanurire, we guhagarika umutima. Daniyeli aramusubiza ngo izo nzozi zirakaba ku banzi bawe. Izo nzozi zirakaba ku bandi.
zirakaba n'ubusobanuro bwazo burakaba ku babisha bawe. Daniyeli ntabwo yifurizaga umwami ibibi. Aramubwira ngo icyo giti gikura kigakomera ubushorishori bwawo bukagera ku ijuru, kikitegera abo ku mpera y'isi. Amusubiriramo ku murongo wa 19, aramubwira ngo icyo giti warose ni wewe Nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe kugera ku mpera y'isi. Icyo giti ni wewe. Imana yarakuzamuye, Imana yagushize hejuru ugera ku mpera y'isi. Ubutware bwawe bugera utegeka isi. Icyo giti cyakuze ni wewe. Icyo giti kigaburira abantu ni wewe. Icyo giti inyamaswa zubakamo, icyo giti kigaburira abantu bose kirimo ni wewe. Warakuze. Kandi kuko wabonye umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akaza ngo atsinde icyo giti akimareho, ariko igishitsi n'imizi yaco, ibihambirizo, ibyuma n'umuringa, ukirekere ku butaka bwo hasi bwo mu gasozi, kugira ngo kije gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kizarisha n'inyamaswa zo mu ishamba kugeza aho ibihe birindwi. Nuko nguko bisobanura. Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'isumba byose. Nebukadinezari yari ategetse isi, yari umwami w'isi, wari umwami w'abami ba hano ku isi, ariko hariho Imana isumba byose. Hariho itegeko ry'umwami, hakaba n'itegeko ry'Imana isumba byose. Hari itegeko ry'abantu, hakabaho n'itegeko ry'Imana. Imana isumba Nebukadinezari yarategetse. Iryo ni umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja, ngo Nebukadinezari uzirukana mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe birindwi umeze utyo, kugeza niho twasomye, kugeza igihe uzamenya ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu. kugeza igihe uzamenya kwisumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, ikabugabira uwishatse, hejuru y'abantu, hejuru y'abatwara, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibiriho, hejuru ya za system, hejuru y'ibivugo, hejuru y'ikoranabuhanga, hejuru y'ibihugu, hejuru hariho Imana isumba byose. Hariho Imana itegeka byose. Hariho Imana idakumirwa. Hari Imana umugambi wayo ntawe ujya witambika imbere. Hariho Imana itegeka abakomeye, hariho Imana icisha bugufi abishira hejuru. Hari Imana isobanya ibyari bisobanutse. Hari Imana ituma abantu batekereza, igatuma abantu babyuka, igatuma umuntu avuga ngo ndi umuntu, akaja mu nzu. Hari Imana ituma ugenda uko ugenda. Iyo niyo Mana tuzakorera.
iyo niyo mana tuzaririmba, iyo niyo mana tuzasenga, iyo niyo mana tuzubaha. Imana itegeka abantu, Imana itegeka ibihugu, Imana itegeka ubwami bw'abantu, Imana igenzura isi, Imana nyamana, Imana ya icisha bugufi. Nebukadineza uzirukana, uzarisha nk'inka, uzatondwaho ikime kugeza ibihe 7, imyaka 7, kugeza igihe uzamenya. Ese uzi ko Imana ari igenga ibihe? Uzi Imana ko ari itegeka byose? Uzi Imana ko ari yo ifite ubudahangarwa? Only God, only God, hano ku isi no mu ijuru, Imana yonyine niyo ifite sovereignty, niyo ikora ibyo ishatse mu gihe ishatse, mu gihe gitegetswe, ntawe uyitambika imbere. Imana yonyine, only God, Imana yonyine. Nebukadineza kugeza igihe uzabimenyera. Aramubwira kandi ngo kuko yategetse ko igishitsi n'imizi y'icyo giti kigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kubaho kuba ubwawe, maze ukamenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Ijuru ari ryo ritegeka. Ubwami headquarter y'ubutegetsi bw'ijuru n'isi ni mu ijuru, ni ku Mana. Hari Imana isumba ibigirwamana, hari Imana isumba abakomeye, hariho Imana ituruta, hariho Imana umugenga wa byose. Amaze kumubwira iryo jambo, Imana buriya hari igihe abantu bayifata nabi, Imana izitanga agahenge. Aramubwira ngo reka nkugire inama, mwami Nebukadinezari, nyagasani, wemere inama nkubwira. Ndashaka kukugira inama, gusobanurira inzozi. Hari abantu baza bagahanurira abantu, bakabutera abantu ubwoba, ariko ntibabagire inama. Ariko umukozi w'Imana Daniel yagiriye umwami wari utegetse isi amugira inama. Aramubwira ngo ufite ibyaha, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, simbura ibyaha byawe. Nebukadinezari yari afite ibihe byaha. Icyaha cya mbere cyari ubwirasi, kwishira hejuru, kwigira Imana, kwigira isumba byose, kwigira itegeka byose, kwigira umugenga wa byose, gutekereza ko ari ufite ijambo rya nyuma, gutekereza kuko ari we, hirya ye nta kindi. Icyo nicyo cyatumye Imana imushira muri discipline, ibanza kumushira muri refresher course, kugira ngo agarure ubwenge, amenye ko atari we, atari Imana isumba byose, atari umuremyi, atari ugenga byose, atari Imana, ari ikiremwa gishobora gucishwa bugufi, kandi amenye ko ariho yashizweho n'Imana mu gihe gikwiriye, kandi mu gihe gikwiriye Imana izamukuraho, ishobora no kumukuraho anytime. God is sovereign. Imana iri hejuru ya byose, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'Imana b'amarayika hariho Imana ikomeye, hari hejuru y'abantuzi. Hari igihe umuntu yibagiza ko hari Imana, akibagiza ko hari isumba byose,
akiyibagiza ko hari itegeka byose, akiyibagiza ko hari Imana. hari Imana hari Imana. Amugira inama, aramubwira ngo ijambo rya mbere, fata ibyo wakiraniweho witsimbuze gukiranuka, ibicumuro byawe ubikuzeho gukiranuka, kandi ugirire abakene impuhwe. Kuko Nebukadinezari ngo yari afite na injustice. Aramubwira ngo ibyo bintu nubikora uzungukirwa amahoro, ntibizakubaho. Daniyeli yarayobowe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana wari umurimo. Niyo nama nanjye nakubwira. Imana yarakuzamuye, Imana yakugiriye neza, Imana yaguhaye amafaranga, Imana yaguhaye ubuzima, Imana yaguhaye ijambo. Imana ntacyo itakoze ku buzima bwawe. Icyo wakagombye gukora ni ukwicisha bugufi. Icya mbere ni uguca bugufi. Cya bugufi. Humble yourself. Humble yourself. Cya bugufi imbere y'Imana. Icya kabiri, kora ibyo gukiranuka, wirenganya abantu. Wirenganya umuntu kubera umurusha amafaranga. Wirenganya umuntu kubera umwanya uhagazemo. Wirenganya umuntu kubera. Ikindi, ibyo utunze ufasha abakene. Girira neza abantu. Gira neza wigende. Uzungukirwa amahoro. Uzabaho neza. Menya ko icyo uri cyo uri munsi y'ubutware bw'Imana. Menya ibyo ukora byose, whatever you do, ntuwishime ko ari ubwenge bwawe, ari ibyawe byagukomotseho. Menya ko hari Imana isumba byose. Bibiliya yavuze ngo hanyuze amezi 10. Ayo mezi 10 cyari igihe cyari gihawe Nebukadinezari. Abandi bazavuga ngo hanyuze umwaka. Imana yatanze umwaka wose. The whole year. Ibwira Nebukadinezari isubireho. Repent. Garuka. Menya ko Imana ari itegeka. Menya ko ijuru ari ryo ritegeka. Menya ijuru ko ari ryo rigenga byose. Nebukadinezari bimenye. Ariko kubera kutumva no kudaca bugufi, Bibiliya avuga ngo ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Handitse ngo hashize amezi 12 umwami yari Babuloni. Arambagira mu rugo rwe. Aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanje nturaho. Hubakishije imbaraga z'amaboko yaje, ngo haheshe ubwami bwanje icubahiro. Inama bamubwiriye, Imana niwe yabwiye, niwe yanyuzemo. Umuhanuzi we yemera aramusobanurira. Ijambo rya kabiri amugira n'inama. Ariko amezi 12 ashize, ntiyihana, ahubwo yikubita ku mutima. Ngiyi Babuloni hakomeye, niyubakiye ngo habe umurwa wanje nturaho. Hubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanje icubahiro. Makuru nayo, for your information,
umwami ngo atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwibwe, ubwami bwawe bukuweho. Akikikomanga ku mutima, ubwami bwa ijuru irategeka, ubwami bwawe bukuweho. Ijwi rivugira mu ijuru, akiyayivugisha, ubwami bw'ijuru buravuga, bazakwirukana bagukure mu bantu ubane n'inyamaswa. Iryo ni ijwi ryo mu ijuru, zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenya ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikaho ubushaka. Imana ni umuhanga. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akaja arisha nk'inka. Iyo ubusesenguzi buvuga ko yarwaye indwara mu mutwe, akaza ntiyibwire ko ari umuntu. Ijambere ntiyibwire ko ari umuntu, ntiyibwire ko ari umwami, ntiyibwire kuko agomba kubana n'abandi bantu, ahubwo aja mu gasozi. Aja mu gasozi, atondwaho ikime kiva mu ijuru, Bibiliya iravuga ngo umutsatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, n'inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Imyaka 7 irashira, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, kugeza ku mwaka wa 7. Ubwami bwiwe nta wundi waje kuvuga ngo nje kubutwara, ntabwo baje kumushaka. Abantu baje muri ritime, isi yose ibaho nta mwami. Hanyuma y'iyo minsi, jewe Nebukadinezari nubura amaso yanje mu ijuru, ngarura kenge, ngarura ubwenge bwari bwagiye, ngarura kenge, mpera ko nshima isumba zose, mpera ko nshima ngarura kenge. Ufite ubwenge wese ni umuntu ushima isumba zose, ni umuntu wambaza Imana ihoraho iteka ryose, ni umuntu wambaza ushima agacira bugufi umwami w'abami, ufite ubwami butazashira. Ni umuntu ushima Imana, ufite ingoma itazashira y'ibihe byose. Nebukadinezari ashima Imana isumba byose, ahimbaza ihoraho, amenya ko ubwami bwayo aribwo butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho ibihe n'ibihe bidashira. Nebukadinezari wishigira hejuru, wavugaga ngo basenga Imana ze, waramimaga ibishushanyo, wabwiraga abantu ngo ariwe basenga, ariwe baramya, ariwe Mana. Aravuga ngo abisi bose ni nk'ubusa imbere yawe. Nebukadinezari wategetse isi yaravuze ngo abisi bose imbere y'Imana ni nk'ubusa. Ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru n'izo mu isi, ikora uko Imana yabishatse. Kandi nta wabasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ngo uragira ibiki. Imana nta uzibaza ngo wayi. Ikora ibyo ishaka. Imana zi yuko ushobora byose, takibasha kurogoya umugambi wawe.
Imana ishobora byose. Imana Nebukadinezari ntiyatewe n'abanzi. Nebukadinezari nta bamurwanyije babanaga, nta basirikare bamugumukanye, nta. Nebukadinezari Imana Mungu amemshughulikia mwenyewe. Imana isumba byose. Yemwe Imana iteye ubwoba. Amaze kumenya ko Imana abisi bose ari ubusa imbere yayo, amaze kumenya ko Imana dusenga ikora ibyo ishatse mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru, amaze kumenya kuko nta wayikoma mu nkokora, nta wayibaza ngo urakora iki, Imana imusubiza ubwenge, imusubiza ubwiza burabagirana yahoranye, yongera kugira icubahiro. Maze abajanama banje n'abatware banje baza kunshaka. Imyaka 7 ishize, abajanama abatware baza kumushaka, mpera ko komezwa mu bwami bwanje ndetse nongerwa icubahiro cinshi. Imana ni itanga icubahiro, Imana ni itanga ubwami, Imana ni itanga umunezero, Imana ni itanga ubukire, Imana ni ituma abantu babeshaho. Nubwo abantu bavuga Imana niyo yimika, Imana niyo ikuraho, Imana niyo hejuru ya byose. Aratangira ashima Imana, aravuga ngo none njyewe Nebukadinezari ndashima umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze zigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Imana niyo yakuzamuye, Imana niyo yaguhaye ubukire, Imana niyo ikubeshejeho, Imana niyo yagukomeje, Imana niyo yaguhaye, yagukinguriye inzira zitandukanye, Imana niyo ibikora. Ariko yamara kubikora abantu bakicisha hejuru, bakigira Imana. Buriya hari igihe abantu batekereza ko gusenga ibigirwamana ari ukujya muri twa tuzu tubi tw'abapfumu cyangwa two guterekera. Ariko umuntu arashobora kwigira Imana ku giti cye, umuntu arashobora kwigira isumba byose, arashobora kuba umuntu utagirwa inama, umuntu ukora adatekereza ko Imana iriho. Ariko yaravuze ngo ndashima Imana yo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye. Arayishima Imana yo mu ijuru, arayisingiza, arayubaha, kuko ibyayo ari ukuri. Iby'Imana ni byo kuri byonyine, kandi inzira z'Imana ziragororotse, nta z'Imana zigoramye. Rero hari abantu batekereza Imana nk'umunyagitugu, nk'umuntu ubwira abantu ngo mukore gusa ibyanjye. Oya, igihe cyose umuntu akoze ibyo gukiranuka, agakora iby'Imana, cyangwa se akagendera mu nzira z'Imana, akumva ijwi ry'Imana, akizera Imana, akabaho yishingikirije ku Mana. Buriya definisiyo yo kwizera ni kimwe gusa, yo kwizera Imana no kwiringira Imana ni ukuyishingikirizaho, ni ukumenya ko Imana yonyine ariyo yihagije, wowe utihagije. Nicyo Imana idusaba, kandi ntabwo ibidusaba ntacyo yatweretse. Umva nkubwire, ikintu kimwe Imana isaba abantu bose bo mu isi ni ukuyishingikirizaho. Nicyo yasabye kuva kuri Adamu, kuva ku muntu wa nyuma kugeza ku wa nyuma. Imana irasaba ko utabaho wigenga, ugengwa nayo, uzi ko ari isumba byose, kandi kuko ibifite, kandi iranagukunda, ikwitayeho, inzira zayo ziragororotse. Ariko niwishira hejuru
Imana izagucisha bugufi. Niwicisha bugufi Imana izakuzamura. Niwicisha bugufi Imana izakuzamura. Ariko nimba Imana yarakuzamuye ikakugira ukomeye, warangiza hari igihe Imana umuntu yirata n'agakiza atahawe atakoreye, akazayirata ku bandi ati ndakijijwe. Hari abandi birata impano, hari abandi birata amafaranga, hari abandi birata ubuyobozi bahawe, hari abandi birata uva mubwire. Inama nakugira niyi: igihe cyose wazamuwe, himbaza Imana, shima Imana, shira Imana hejuru, umenya ko bikomoka kuri uca bugufi. Uzahorana ubwiza bw'Imana, uhorane icubahiro, uhorane igikundiro. Imana igushigikire. Imana ibahe umugisha.